Ubu hirya hino ku isi hose abantu bose barimo barareba amavidewo y'umukobwa bita Jessica Radcliffe wishwe n'ifi. Yari amaze iminsi atoza byari mu bijyanye n'imyiyereko, yari asanzwe akurura abantu, ahamagara abantu baza kwirebera iyo mikino. Ngira ngo murabizi ko abazungu bagira gutya, waba ufite nk'akantu kagashya bakaza kureba imyitozo yawe ya buri munsi ndetse n'ibikorwa ufite bitandukanye n'iby'abantu ndetse bazi. Amakuru rero amaze iminsi hwihwiswa kwirakwira hirya no hino video y'uyu mukobwa Jessica Radcliffe wari urimo agaragara aribwa n'ifi, ngo yari amaze iminsi atoza iyo fi bita ngo ni orca cyangwa se igifi kinini cyane rwose yari amaze iminsi atoza. Ni ukuvuga ngo amakuru ya nyayo rero ubu tuvugana nuko kuri iki gihe cy'itangazamakuru, kuri iki gihe cy'ikoranabuhanga ririmo kwiruka cyane, nuko amakuru yerekana ko uyu mukobwa witwa Jessica Radcliffe cyangwa se Jessica agaragara mu mashusho ari ikiyobyabwenge. Nta gihamya na kimwe cyerekana ko ari umuntu wabayeho cyangwa yaragize icyo atangazwaho. Nta maraporo cyangwa se imyirondoro cyangwa inkuru z'itangazamakuru zigaragaza ko hari umukobwa cyangwa umutoza w'inyanja cyangwa se umutoza w'ifi witwa Jessica Radcliffe habe na gato, nta n'ahantu na hamwe agaragaza cyangwa se agaragara. Itangazamakuru ryemeje ko amashusho n'amajwi by'iyo video byose byakozwe hakoreshejwe ubuhanga bwa AI cyangwa se artificial intelligence, icyo bitangwa ni deep fake rwose, ni duplicate rwose, bigamije gutera ubwoba no gukurura abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo abenshi muzi ikijyanye na views ndetse n'ikijyanye rwose n'agafaranga ku ma social medias atandukanye. Niyo mpamvu bakoze ino video kugira ngo beshye ndetse bareshye n'abantu kugira ngo inkuru yamamare. Ushobora kwibaza ngo ese niki cyateye kugira ngo ino nkuru ikwirakwire cyane? Inkuru irimo ibintu bishobora kugaragara neza kandi bigatera ubwoba. Ikibazo cy'umuntu waba warishwe na orca cyangwa se iyo fi bivugwa ko uyu mukobwa yatozaga, kigatuma abantu benshi rwose bayishishikara bavuga ati ye baba we, mbega ibibazo, mbega agahinda umukobwa ahuye nako. Aba ko umukobwa afite imyaka 23. No kuvuga ngo kugeza ubu ubwonko bwacu bushobora gukorerwaho cyangwa se gutwarwa mu gihe gitoya cyane kugira ngo rwose bagufatishe n'ibintu byoroshye, cyane cyane bakwereka ibintu nk'ibi ngibi bituma bakurura amarangamutima yacu. No kuvuga ngo iyi nkuru n'ubundi yigeze kubaho, ariko ubu ngubu bayifashishije bagendeye ku nkuru ya kera y'urupfu rwo bita Dawn Branch muri 2010, ubwo nawe yarimo yiyerekana cyangwa se arimo yigaragaza mu buhanga bujyanye no gutoza amafi cyangwa se n'ibindi biba mu mazi. Nawe yaje kwicwa rero n'ifi, yaje kuvurirwa irengero. Icyo gihe umutoza Dawn Branch muri 2010 wari umutoza w'icyamamare muri SeaWorld Orlando yitabye Imana ubwo orca yitwa Tilikomu yamukururaga mu rwose kamutera ikinyi gahita imuhitana, bikarangira apfuye. Hari n'uwo bitaga Kate Brain mu 1991 nawe yitwaje akazi ko kwitabira amahugurwa ndetse akaba yari umutoza wo mu kinyi cyangwa se muri Sealand of Pacific, yaguye mu kiyaga agafatwa na za orca zikamuhitana akarangira nawe aburiwe irengero. No kuvuga ngo iyi nkuru noneho tuyikubwire neza mu ncamake, nuko uwitwa Jessica yagaragaje uburyo muri iki gihe gishyushye cy'itangazamakuru ibihimbano bifite imbaraga nyinshi mu gukurura amarangamutima y'abantu, bigatuma abantu batareba neza n'ibyo babona ari ukuri, kubera ko ikintu bita AI rwose kimaze gufata indi ntera, ariko ntushobora kuba wabibona bitewe nuko wowe uhita wishyiramo ko byabaye.
ibyabaye ku batoza Diana cyangwa se bita Kelta, Alexis na Down ni ukuri kandi byagize ingaruka zikomeye ku mibereho, ni ukwishyira ukizana ku isi ndetse no kwizi inyamaswa. Ni ukuvuga ngo rero iyi nkuru imaze iminsi icicikana rwose ni AI yabikoze, cyangwa se icyo bita artificial intelligence, cyangwa se ikijyanye n'ikoranabuhanga size kimaze gufata indi ntera cyane rwose. Yes, my name is Turatsinze, wowe reka tugaruke.